Niba uri kureba iki kiganiro ukaba waramaze gukora subscribe kuri channel ya Telemontagne, turagushimiye cyane. Ushobora kuba warigeze kubona umuntu rimwe warangiza ukabona afite amafaranga koko. Gusa niba warabonye uwo muntu ntushobora kuba warabuze n'undi ubona ukabona nta mafaranga agira, hamwe umuntu yavuga ko yasenyanye amasezerano n'ubukene. Ku ruhande rumwe abona abantu babiri batandukanye, nyamara bose ushobora gusanga bafite akazi cyangwa se ikindi kintu bakora gishobora kubateza imbere. Ku rundi ruhande abo bantu bakora amafaranga amwe nubwo ashobora kubatangana, gusa bose baba bagamije gutera imbere. Nubwo baba bagamije gutera imbere bombi, gusa ntibibabuza gutandukana, ugasanga ubuzima bwabo buratandukanye cyane. Ubundi kuki ayo mafaranga bombi bakorera yanga akabatandukanya akabashira mu byiciro bya gikire n'ibya gikene? Ubundi aya mafaranga wayagwiza gute uburyo nawe urukumva iki kiganiro wazabigeraho ukayagwiza? Kuba umukire cyangwa se kugira amafaranga ku myaka iyo ari yo yose bisaba gukora cyane, gutegura cyangwa se kugira gahunda muri byose ndetse no kwizigamira. Ibyo bintu bibikora neza uri mu banyamahirwe bazagira amafaranga ndetse bafite amahirwe yo kuzaraga ubukungu bwabo abazabakomokaho. Nubwo hari abantu bamwe bijya bigaragara ko babaye abanyamafaranga biboroheye wenda kubera ko bari bafite impano runaka, siko biba bimeze, ahubwo biriya byose ubona bagezeho ni umusaruro wavuye mu gukora cyane ndetse no gushyira umutima wabo n'imbaraga zabo ku bintu bakora cyangwa se bakoraga. Abantu benshi ntibijya bipfa kuborohera cyane ngo bagere ku ntsinzi ishimishije mu bukungu. Gusa buri muntu wese ubishyizeho umutima aba ashobora kuba umukungu byimazeyo mu myaka itari myinshi cyane. Iyo aramutse akurikije ibintu bitandukanye byavuzwe n'abahanga, harimo n'ibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi, aba ashobora kuba umukungu byimazeyo ndetse akagera ku rugero yifuza rw'intsinzi y'ubukungu. Njye nitwa Samuel Mugisha. Iki kiganiro cyitwa Menya byinshi. Ni icya Telemontagne, mu gikurikirana muri gatatu isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Iyo ni nayo mpamvu kuri uyu mwanya tugushishikariza gukora subscribe niba utarayikora, kugira ujye ubona ibiganiro byose tugutegurira bikoroheye cyane. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Urugendo ruganisha ku bukire cyangwa se ruganisha ku kugira amafaranga rugizwe n'inkingi 3 z'ibanze, arizo kwinjiza amafaranga cyangwa se gukorera amafaranga uko yaba angana kose, kuzigama ndetse no gushora ibyo winjije, ndetse no guhitamo akazi kishyura amafaranga menshi. Izo nkingi uko ari 3 nizo zisa nkaho ubukire cyangwa se kugira amafaranga byubakiyeho kuri uyu munsi. Duhereye ku nkingi ya mbere yo gushaka uburyo winjiza amafaranga, hari ibintu by'ingenzi byagufasha kuyigeraho kandi ukinjiza amafaranga menshi. Ingingo ya mbere ugomba kwibandaho cyane ni ugushyiraho intego ngenderwaho ndetse no kumenya neza impamvu ushaka kugira amafaranga cyangwa se kuba umukire. Mbere y'uko utekereza ikintu na kimwe, menya ko iyi nzira igana mu gukira ntabwo yoroshye na gato. Iyo yinjiyemo zirikana ko ugomba kwitegura ndetse no kuzitera courage mu bihe bikomeye cyane biba bigiye kukuzira bigusanga muri iyo nzira. Zirikana kandi ko ugomba kwizirika kuri iyi nzira nubwo hari ikintu na kimwe icyo ari cyo cyose gishobora kuza kikuvana mu murongo. Ingingo ya kabiri ugomba kwibandaho, gabanya cyangwa se camo intego zawe zibe ntoya ntizibe ndende cyane. Ubundi intego nyamukuru uba ufite aba ari intego ikomeye cyane, wenda nko kugira miliyoni 20. Ni urugero dutanze. Gusa kugira ibintu byawe ubigereho neza utarambiwe, ubuzima bwawe bucemo intego ntoya cyane ushobora kugeraho byoroshye. Nk'urugero, ntiwashobora kugera kuri miliyoni 1 utarabanje kugira ibihumbi 100. Ni byiza rero guhera ku ntego ntoya ushobora kugeraho vuba vuba kandi bikoroheye, ukagenda uzigenzura ukamenya neza uko zikurikirana. Ingingo ya 3 iga ubuzima bw'abantu bageze ku ntsinzi. Abantu bagize ibyo bageraho bikomeye cyane baba bafite icyabafashije kubigeraho. Kubigiraho ndetse no kubashakishaho amakuru ku kuntu bageze kuri ibyo bintu byakubera ikintu gikomeye cyane cyagufasha kugera ku ntego zawe. Ingingo ya 4 ugomba kwibandaho mu gihe ushaka kuba umukungu. Shaka akazi cyangwa se ushaka ikintu ukora. Niba udafite akazi ubu, gerageza ugashake. Ikintu kibanze mu kugira amafaranga habamo no kuba wakongera agaciro cyangwa se ingano y'ibintu winjiza. Rero gerageza ushaka akazi nubwo kaba ari akawe ku giti cyawe, ibi ngibi bizagufasha cyane. Ingingo ya 5 ugomba kwibandaho mu gihe ushaka kugira amafaranga menshi, koresha impano zawe.
Abantu benshi baba barageze ku rwego rushimishije mu bukungu baba barahuje ubushobozi bwabo bwa kamere ndetse n'ibyo bize, hanyuma bakagera ku byiza byinshi. Abahanga bavuga ko umuntu yakagombye kujya mu kazi kamwemerera kuba yagaragaza impano ze cyangwa se yagaragaza ubushobozi bwe bwite bwa kamere. Niba ufite impano rero, zigerageze kandi uzihereze umwanya, zizaza zongera agaciro k'ibintu winjiza cyangwa se zongera umubare w'amafaranga winjiza. Mu gihe ushaka kuba umunyamafaranga, kwihuza n'abantu benshi ni ingirakamaro kubera ko ibitekerezo byagutse ndetse n'ibigo bikize cyane ubona uyu munsi byose biba byaraturutse mu kuba abantu barihurije hamwe bagahuza ibitekerezo byabo bakaganira ku hazaza. Ingingo ya 6, korana ndetse ihuze n'abantu bashoboka ndetse bishobotse cyane wakwihuza na buri wese. Niba ushaka kujya ku rwego rushimishije rero mu bukungu, ihuze ndetse unagirana umubano n'abantu batandukanye, haba abakuru ndetse n'abato muhuje intego. Ibyo bizagufasha cyane. Ingingo ya 7 ari nayo yanyu mugomba kwibandaho niba ushaka kuba umunyamafaranga, ni ugukora cyane. Kora cyane ndetse ukore cyane kurusha n'undi wese ukuri iruhande, kuko gutsinda ndetse n'intsinzi ushaka bizava mu gukora cyane. Hari indi nkingi ya 2 twavuze yo kuzigama ndetse no gushora ibyo winjije cyangwa se ibyo winjiza. Iyi ni inkingi ikomeye cyane mu nzira y'iterambere, gusa nanone iby'iyi nkingi byose tuzabivugaho mu kiganiro cy'ubutaha, tubararikiye kuzagikurikirana. Ni nasoreje ikiganiro Menya byinshi cya none, ikiganiro mashimira kuba mwakurikiye. Ni ikiganiro cya Montagne mugikurikirana muri 3 isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Iyo ni no mpamvu tubashishikarije kugenda mukoza subscribe niba mutarayikora, kugira ngo ujye mubona ibintu byose tubategurira biboroheye kandi buri uko tubishizeho. Nyine Samuel Mugisha, ndabashimiye mwese twabanye mu kiganiro cya none.